no mestance gidima henai widi boy he paste for life. Yesu rata Jezi peno wasika tangoze bonefai shaodai peni wita. Hallelujah. Yesu warakoze. Tugiye gusenga Imana. Shaka gusengera abantu batatu nkahita nsoza. Na tukaba turiho twabibabwira bugaca. Niyo watanga mikoro kuri buri muntu yagira ubuhamya guha. Akubwira ngo iyi Imana rata yarahabaye. Imana rata yarahabaye. Hari abantu Imana yahabaye. Tugiye gusenga. Imana igukoresha iby'ubutwari. Imana igukoresha iby'ubutwari. Imana inkoreshe mu gihe nk'iki iby'ubutwari. Hallelujah. Imana ize kunkoresha. Haleluya. Imana iravuze ngo ikongere iminsi yo kubaho. Ni kwivuze. Ikongere umva bari bagutanze ariko Imana ikongere iminsi yo kubaho. Kabiri Imana ikurindiye amaguru kujya ugenda nk'ikimuga. Irambwiye ngo ibyo bagutanze Imana ibitesheje agaciro kuko saha gusa hari n'ahandi yawe. Ingoni yawe na wayipiratamana talawizima. Niyo duhuye n'abakonikoni bakagerageza gushiriza abo hasi, ingoni yawe iratsinda. Dukeneye ingoni muri ubu buzima. Dukeneye ingoni twicumba. Dukeneye ingoni muri iyi nyanja. Dukeneye ingoni imbere y'ibiturusha. Dukeneye ingoni imbere y'urutare. Ayiwe dukeneye ingoni muri iki kibaya. Dukeneye ingoni. Irembo ryera TV. Irembo ryera TV. Inda ntibabibasha. Inda ziba ku bantu, ziba no ku matungo. Abakonikoni babwira Farawo bati ibi bitewe n'urutoki rw'Imana. Umutima wa Farawo uranangira ntiyumvira Mose na Aroni nk'uko Uwiteka yari yavuze. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndashaka ko tuvuga kuri iki cyago cya 8 iminota mikeya hanyuma tukavuga impamvu zo kubaho. Amen. Hari impamvu Imana yaturokoye, hari impamvu Imana yakoresheje imbaraga zose kugira ngo uyu munsi tube dufite ubuzima. Hari ibintu byinshi Imana yatanze, hari ibintu byinshi byapfuye kugira ngo uyu munsi tube turiho. Haleluya. Hari ibintu Imana yatakaje, hari ibintu Imana yemeye gutanga mu maboko y'abanzi bacu, iremera biragenda kugira ngo uyu munsi tube turiho. Aya magambo shaka kuyavugaho iminota mikeya hanyuma tukavuga impamvu yo kubaho. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nuko Uwiteka abwira Mose ngo uyu munsi ntaba ari wowe ukora ahubwo ureke Aroni abari ukora. Mwibutse ko Aroni atari we wahawe amategeko. Aroni ntago ari we wari wabwiwe ngagenda kura Abisiraheli muri Egiputa, ahubwo Aroni yari yagiye nk'umufasha. Ariko bageze kuri iki cyago mu murongo wa 8 Imana irabyemeza iravuga ngo hoya uyu munsi nkoni yawe nubwo ari wowe nayihaye uyihereza Aroni. Hari imbaraga Imana ishaka kukoresha uyu munsi, ni wowe yahisemo kugira ngo inkoni yawe nuyimanika bitera Imana gukiza Abisiraheli. Mbibutse ko ibindi kuvuga Mose niwe wari wahawe ubutware. Mose niwe wari wavuganye n'Imana. Ndumva nshaka kongera kubikwibutsa. Mose niwe wari wabwiwe amategeko. Mose niwe wari wahawe inkoni. Mose yari yabonye ibitangaza bibera mu nkoni. Ntago ari Aroni, ahubwo Aroni yari yajyanye na Mose nk'umuntu uzamufasha kuvuga. Ariko ageze kuri iki cyago Imana ihindura uburyo. Naringiye kubabwira ngo iri joro Imana ihindura uburyo aba ari wowe yemerera. Wowe waje Imana ikwemerera. Ariko Mana wowe waje Imana iguhitemo. Ariko Mana wowe waje Imana bari wowe wihitamo. Aroni ari inyuma ya Mose yarabizi ko Mose ari ufite ububasha, yarabizi ko Mose ari ugomba gukora. Ariko Imana irabihindura. Bwira mugenzi wawe ngiri joro Imana irabihindura. Ariko nindi Imana ihaye ntago murabyumva. Imana ihamagara yahamagaye Mose
imubwira icyo agomba gukora kandi muhamagara ntago yari yoboye ko Aroni ari hafi aho ariko iravuga ngo hoya ngwino Mose imuha amategeko imuha inkoni imwereka n'ububasha buri mu nkoni imwereka n'uko azayikoresha ariko bageze kuri iki cyago cya gatatu Imana ihindura uburyo iravuga ngo hoya inkoni yawe uyihereza Aroni. Ndashima Imana ko uyu munsi inkoni yawe Imana yayimpaye wavuze ngo nanjye irayimpaye rata nawe irayiguhaye nawe urahari haleluya bahari. Imana igihindura uburyo iravuga ngo inkoni yawe ntuyikoreshe urayihereza Aroni. Hanyuma Imana iramubwira ngo wowe Aroni inkoni uyimanike numara kuyimanika uyikubite hasi iraza guhindura umukungu wose inda. Ibi bintu Aroni yabiherewe kuri tere ibintu Imana ishaka kugukoresha si ngombwa kuba warabivukanye. Abantu barihehera si ngombwa ko iwanyu baba barabikoraga si ngombwa ko iwawe byari bihari ni ibintu Imana iri bugukoresha ugeze kuri tere. Ndafashijwe gihozo ntago ndi bubishinge ntago namenye iyo mwavuye buri muntu wese afashwa bitewe naho yavuye. Yewe Uwiteka avuganye nanjye ngo ibintu Imana igiye kunkoresha ntago ari ngombwa ko iwacu kavukire byari bihari ntago ari ngombwa ko kwitorero ry'iwacu baba babyemera ntago ari ngombwa ko idini nsengeramo riba rikoma amashyi ahubwo ni ukuba Imana inyemereye ikavuga ngo ni wowe uri kuri tere manika inkoni igihozo we nanjye nkore. Hari abantu bahari ngo Imana ibakoreshe dutere haleluya. Kandi kigusetsa Imana yagukoresha mu cyimbo cy'udahari cyangwa ikanagukoresha gihari. Rati Imana yagukoresha gihari ataranimuka yagukoresha bakiriho yagukoresha mukiririmbana Imana yagukoresha yabishobora bagihari. Mose akiraho Imana ihindura uburyo ihindura strategy iramubwira ngo nubwo tutigeze tuganira ngo nkubwire ko Aroni nawe uzamuha amakanya nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi ntago ari wowe uri bukora igitangaza hereza inkoni Aroni nawe agerageza amahirwe ngo aramuhereza Aroni azamura inkoni ngo akige karavuga ngo yimanure arayimanura yikubita hasi inda zihinduka igihugu cyose gihinduka inda. Bibiliya avuga ngo inda ziba ku bantu ziba no ku matungo inda ziba mu nzu ziba no hanze. Ibi bintu Aroni ntago yari yaje yabibwirijwe ko bizaba hari uwari wahawe amabwiriza iri joro Imana iguhereza imbaraga zituma uhagarara mu cyuho cy'abahari n'abadahari. Aba bantu barahari murahari Imana ibakoreshe murahari dukore muremerera Imana dukore haleluya. Nubwo amabwiriza n'amategeko utabihawe uraza kubihabwa ugeze mu kazi. Si ngombwa amabwiriza n'amategeko si ngombwa kugira gisunika si ngombwa ko hari ukuvuga neza nafashijwe si ngombwa ko abantu baba hari ukuntu bakuzi. Dufite abantu baba bafite ukuntu bakuzi baza amakuru yawe bashobora kugutangamo umukandida bashobora kubanza kugenzura ko byose ubyujuje. Iyi Imana ije itarebye ko hari ibyo wujuje cyangwa utujuje. Tugiye gusenga ntago ntinda impamvu yawe yo kubaho haleluya impamvu yawe yo kubaho nukugira ngo Imana uzayizibira icyuho uzahagararira Imana rata igihe abantu bazaba bahari cyangwa badahari. Impamvu yawe yo kubaho haleluya banyikirije Imana ibaha umugisha batanyikirije mutahe. Bintu byose no kwirwanaho bintu byo mu nzu y'Imana byose birabara narabibabwiye. Kwicara rero kamera nk'uri kurebera kuri televiziyo turi live ufite ikibazo. Ibintu byose birabara amen arata abo turi kumwe mugire gutya ndebe Imana ikumera umugisha wowe uzamuye.
ibintu byo mu nzu y'Imana nuko bikora. Nababwiye kano kantu ko kuvuga ngo mukozi w'Imana akubwira ngo Imana iguha umugisha, ibi bintu byo gutura, ibi bintu byo gutanga amaturo, ibi bintu byo gusirimba, ibi bintu byo kuririmba, ibi bintu byo guterana, ibi bintu byo kuzinduka, ibi bintu bya repetition ntago bigira ahantu byandikwa, ariko mu ijuru bajya bibuka ibi bintu. Shobora kubara haleluya wateye mu rusengero ugasanga n'itorero ntago rishobora kukwibuka byibuza ngo rigusongesha ubugari byibuza bagukubita ubugari n'inyama bavuge bati wateraga haleluya neza, ntago bashobora gupfa kubyibuka. Nubwo waba waraciye muri kamera bavuga bati yewe yarafashwaga cyokora. Ariko iyi Mana twiringiye ijya yibuka ibi bintu, ikazirikana ko wikirije, ikibuka amaboko wazamuye, ayiwe ikibuka repetition, ikibuka ibihe. Mana ijya ibyibuka. Mpamvu yacu yo kubaho nukugira ngo duhimbaze Imana. Mpamvu yacu yo kubaho nukugira ngo tuzibe icyuho Satani atatunyega. Mpamvu yacu yo kubaho nuguhagarara ku Mana hatagira uyikoza isoni. Mpamvu yacu yo kubaho, haleluya, mpamvu yacu yo kubaho nukugira ngo hatagira uwinjirira Imana akayinjirira uko yiboneye, kandi duharirata, kandi nawe uharirata. Haleluya. Ngo Arona manika inkoni atari yabyemerewe n'amategeko yahawe, ariko abikora kugira ngo umurimo w'Imana uvanweho igitutsi. Ako kanya Imana ishyigikira amaboko ye. Hari umugabo umwe wigeze kuvuga ati ntukabane n'abantu bandiho ntariho, ariko tubane n'abantu rata bariho kubera Imana. Muriho rata. Uwavuga ibintu Imana yagiye idukuramo akanyura mu nzira Imana yagiye itunyuzamo, ukibuka ahantu twaciye, uyu munsi tukaba turiho, twabibabwira bugaca. Niyo watanga mikoro kuri buri muntu yagira ubuhamya guha, akubwira ngo iyi Mana rata yarahabaye, Mana rata yarahabaye. Hari abantu Imana yahabaye. Tugiye gusenga Imana igukoresha iby'ubutwari, Imana igukoresha iby'ubutwari, Imana inkoreshe mu gihe nk'iki iby'ubutwari. Haleluya. Imana ize kunkoresha. Haleluya. Nta kandidatire nanditse, nta n'inzandiko nyinshi nshyizeho. Imana inkoreshe nawe igukoreshe. Icyatumye Imana ikurokora, icyatumye Imana igusigaza, icyatumye udapfa cyagihe, icyatumye Imana ikunyuza mu bikomeye ariko ikakuvana mu komeye, icyatumye Imana ikurwanirira, icyatumye Imana itanga ingabo nyinshi zigapfa, icyatumye bohereza amahembe agatahiraho, icyatumye babaroga mu karokoka. Ayiwe icyatumye tubaho nukugira ngo iri joro ry'umugisha turigirire mu mugisha. Talo stanse guide bonne fola eno paste fo. Icyatumye urokoka, icyatumye abandi baragiye kubagwa kanseri bakaba baryamye mu bitaro, wowe ukaburi muzima. Pestifo elance. Icyatumye udapfakara, icyatumye udapfakara, icyatumye udapfusha umwana, burya nukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Cyatumye udakorwa n'isoni, nyamara zarakomanze. N'abantu baravanga isoni zakomanziwe. Abantu bafite ibihamya yuko zigeze kugukomangira. Ayiwe taloba stefotanse oda yasirege. Icyatumye udaseba, cyatumye uhumeka, cyatumye ugituye hariya, igitumye ugihagaze, igitumye utagiye mu cyaro n'abana ngo musubiririya, nukugira ngo uyu munsi tugire umumaro. Nicyo cyatumye Imana itubeshaho. Haleluya, haleluya. Abo turi kumwe haleluya. Hari abantu bariho kubera Imana rata, buretse utibeshyera, buretse udahubuka. Udahubuka. Hari ukuntu tuvuga ngo kubera Imana ngo turiho, ukabona umuntu ahise ahuruduka ngo pango nanjye, kandi wenda afite ahantu ashingiye utamenya ukuntu abayeho. Ibyanyu nabyo tuzi, ariko umuntu wiyizi akavuga ati jyewe mba narapfuye ndiho kubera Imana, bari uzamura uwo wenyine, uwo we tinzayo ntacyo bitwaye, tinzayo tera. Haleluya. Pelo stase o de gidima estanso beautiful e ota sai gidima no pastifo
Mani simwe laziwo tasebo enome stanse gide tugiye gusenga shao binifo enome stanse gidima enayi widibon e poste fola Yesu rata Jezi peno wasika tangoze bonefai shao dai peni wita haleluya Yesu warakoze tugiye gusenga Imana shaka gusengera abantu batatu nkahita nsoza nago ninda umuntu wa mbere ni umuntu ushaka kubabarirwa niyera akavuga ngo rati cyatumye mbaho nago narinzi karu guhimbaza Imana gusa ahubwo navanzemo nibindi ndashaka Imana ingirira imbabazi muri iri joro muri iri teraniro Imana yo kabyara ibanze ingirira ibambi zamuri kiganza twisengere zamuri kiganza twisengere zamura neza na soni biteye wimurebe irebe urakeneye imbabazi iri joro ukeneye ko Imana yandika izina ryawe zamura neza zamura haguruka twisengere abantu batagikoma amashyi ese baroko muri abaririmbyi koko sha tujye dukomera Imana amashyi repetition mwakoze nukugira ngo tubone umuntu umwe niyo ntego y'igitera ni nayo ntego y'umurokore wese ukijijwe neza Imana ihimbazwe abazamuye bahaguruke twisengere Imana haguruka twisengere Imana ukeneye imbabazi ukeneye ko amazina yawe yandikwa mu gitabo cy'ubugingo ukeneye ko iri joro Imana hari ibyo yagukiza nubwo uyu munsi yakurokoye nubwo uriho ariko ukwiye kubaho usenga ukwiye kubaho ukijijwe ukwiye kubaho wera imbuto wibwira Imana ngo mbabaririra mu ntebe oya Imana izi gutandukanya intebe no guhaguruka irabizi tambuka wegere hino twisengere twasenze itambukire rata wewe hagurutse itambukire iyizire wihuta twisengere iyizire twisengere Imana ngwino nawe yemuko iyizire Yesu araca iyizire ngwino wireba ku bantu iyizire nawe urazikeneye nawe ukeneye kubabarirwa nawe ukeneye kwandikwa mu gitabo byaba bimaze iki guterana mu giterane nk'iki utababariwe kandi rata pestifotance ukeneye ibyago si yizire Yesu aguha umugisha iyizire hariho imbabazi z'Imana Imana iracyababarira Imana iraceza Imana iracyandika mu gitabo hari abantu bahoze bakijijwe baragwa hari abantu bahoze bakijijwe baragwa rata zamura nawe twisengere wisabira Imana imbabazi ejo nagarahawe uyu munsi wa none ukeneye kongera kumenya Imana twinginge mushumba wacu yegereye hino mumumpere mikoro babahungu bari hengo bamumpere mikoro ne kumuhingi kuko yingiye ifashe hanyuma bamumpere mikoro Yesu hanyuma adusengera Imana asabira aba bantu imbabazi karibu Mana turagushimiye mu izina rya Yesu waduhaye Yesu kandi turagushimira kuko muri Kristo Yesu harimo imbabazi harimo ubuzima muri Kristo Yesu harimo ubuzima turagushimiye aba bazanywe n'ijambo ryawe kandi waravuze ngo nta waza hura atarehejwe na data turagushimiye kuko amatwi yabo yumvishe guhamagara kwawe bakeneye kongera kubaho kubera ko bari kure yawe kure y'umusaraba kure ya Yesu n'ubushake bwe ariko bumvishe ijambo ryawe ngaba baciye bugufi abangaba turabasengeye ngubaho ubuzima muri iki giterane gifite intego ivuga ngo ngera ubeho aba nabo mwana bahe kubaho bahe ubuzima bahagakiza imitima yabo ikwakire mu izina rya Yesu kandi uhereye none uzabarinde gusubira inyuma ubarinde Satani ubarinde ikibi ahubwo mwami ubuhagiza amaraso yawe ubandike mu gitabo cy'ubugingo kandi uzasange bakigutegereje mwami turagushimiye kubakirije ubahaye agakiza kandi ni kubw'ubuntu bwawe tugukomeye amashyi tugushima mu izina rya Yesu amen. Reka dusengane n'umuntu wese wumva akeneye imbaraga muri uyu murimo muri ubu buzima akavuga ngo ndumva nzikeneye ahaguruke dusengane Imana mu izina rya Yesu Kristo ahaguruke dusengane Imana umuntu wese wumva akeneye imbaraga z'Imana muri uyu murimo ahaguruke dusengane Imana ninginge n'ubundi mama musumba yegere hino mumumere mikoro dusengane Imana umuntu wese arambuye ibiganza bw'Imana ngo nkeneye imbaraga zo kunkoresha n'abandi badahari je
njyewe nakora. Amen. Yego kuko igihe dusohoyemo ni igihe cyabandebereho, nigire hirya bikorere, ariko nawe wakora Imana ikubahishwa. Amen. Begekeho turi gusenga, begekeho turi gusenga no kuri ndabinginze. Begekeho turacyari Datista for Enas Shaye Uda ya Gidima Penny for. Hasigare hagaze umuntu wese ufite icyifuzo yumva akeneye ko yazamura muri iri joro dusenga Imana. Shata postifo Kotans. Ari kimenyetso Imana yaguha kikaguha ibihamya cyo kuyikorera. Enome dai wita bonefo. Hari ibintu Imana yarema iwawe, hari ibintu Imana yarema mu biga, hari ibintu Imana yakuremera. She will be for. Bikirukana abadayimoni utagombye kuvuga ngo toka. Hari ibintu Imana yakora bikagutambutsa mu bunyereri buri imbere. Hari ibintu Imana yakora shawome dai gidima ugahagarara kigabo udatsinzwe rata. Hari ibintu Imana yakuremera kandi irabifite. Pelalala shawoma tankosimanda Peni hotasire. Kuko muri iri teraniro Imana irambwiye ngo iturinze kumwara. Imana ikurinze kumwara. Imana ikuyeho ibimwaro. Imana ishimwe. Tawo manta ya gidima penifo. Turagushimiye Pestance gide. Turagushimiye ko wateraniye muri iri teraniro. Turagushimiye Pitafo Penista kota sima shawade gidima. Hari impamvu wamagaye Mose ukamuri inkoni, wanze ko agenda wenyine, wanze kagenda gusa. Ibihe turimo biradusaba inkoni irimo ubutware. Etasi widi binifo. Ibihe duhagazemo ahantu turi kunyura Mana biradusaba inkoni irimo ubutware. Haleluya. Shayidi binifo enotasire. Kuko ibindi byinshi bamaze kubipirata, ariko inkoni yawe inkoni yawe nawe wayipirata Mana. Talawizima niyo duhuye n'abakonikoni bakagerageza gushyira izabo hasi, inkoni yawe iratsinda. Dukeneye inkoni muri ubu buzima, dukeneye inkoni twicumba, dukeneye inkoni muri iyi nyanja, dukeneye inkoni imbere y'ibiturusha, dukeneye inkoni imbere y'urutare. Ayiwe dukeneye inkoni muri iki kibaya, dukeneye inkoni mu bana bacu, dukeneye inkoni mu bihe turi kwinjiramo, dukeneye inkoni mu nefo etanse. Urakoze ko hari abantu usinyiye mu biganza. Urakoze mbonye hari abantu uri gusinyira, ugasinyira mu biganza byabo. Peno pase. Urakoze kuri Imana ikijije indwara muri iri teraniro. Urambwiye ngo ukijije indwara, ukijije imitwe, ukijije amaguru, ukijije mundu, ukijije kanseri, ukijije diabete, ukijije sida. Urakoze. Hari abantu ukijije tetopita stifotas newoze gidima. Urakoze ko ari isoko y'amarira uhojeje. Urakoze ko tumaze umubabaro. Tugukomeye amashyi, uturinze ibimwaro. Aya mashina yawe, izi mundu ni zawe Yesu. Cyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amina. Tera haleluya. Twongere haleluya. Teri ya gatatu haleluya. Payiwita vodegide. Hari umuntu wumva twafatikanya gukora umurimo w'Imana, ko hano bari mu nyubako tukagira icyo dukora. Nta ubimbwiye, ariko ndumva twakubaka. Hari umuntu hari gaza mfashe twubake umurimo w'Imana iri joro ngusabira umugisha. Arahari. Nashaka bumwe wenyine ndamusabira umugisha nahe nderetswe. Hari umuntu hari wumva twakubakana umurimo w'Imana. Zamura ikiganza gusabira umugisha. Zamura ikiganza ngusabira umugisha w'Imana. Zamura ikiganza. Zamura Yesu aguha umugisha. Zamura ikiganza. Turi mu nyubako. Giterane barimo hano ni iki nyubako. Dusohoke gutyo dutahe. N'ubwa mbere munyumvishije gutyo hano Kacyiru, ariko Imana irashaka ko ari cyo dusiga dukoze. Nanjye ndagikora. Zamura ikiganza. Iyizire wewe wazamu yizire. Yizire ibintu by'Imana n'ibigombero bwinshi niyo wakora urumwe. Ntabwo byabuze Imana gukora ibyo yagwambiriye gukora. Zamura ikiganza twitsengere. Muze abazamuye muze mwikorere twigendere.
muze bari mu nyubako nta muntu n'umwe utabizi niyo mpamvu tutagwiye gusohoka gutya hari umuntu wari wumva twafatikanya byibuza tugasigaye hano arahari niba ari abo ngabo ndasabira umugisha bantahe ntacyo bintwaye arahari hawe dusize hariya iyizire twisengere iyizire uyu munsi wa none uriho ariko uriho kugira ngo ukore ejo nagarahawe niyo wasubiza amaso inyuma ukareba abantu ukuntu bari kugenda nawe ejo ni wowe nanjye ejo ninjye iyizire twiyubakire ejo nta wamenye uko bizagenda iyizire hari nibyo bitumye uyu munsi tukiriho ni iyi mirimo iyizire ntago kuza kuko ufite byinshi biratangaje iyo ubonye abantu baje kubaka uhita wibaza mu mutima ukavuga ati konzi ko runaka bishoboye buriya kuki ataje hari nta wamenya iyizire il est faustifo elance guide et no pestas otase binifo witao dase guide ubika umutwe wawe tuganire kandi Imana imbwiye ngo mbabaze shewope nefo bara imirimo Imana yakoze iwawe shewobinifo ureba imirimo Imana yagukozeho ubwawe nujye kubawe ubyihore ujye kuri wowe gusa urebe niba bikwiye kotase binifo k'Imana yakagombye gutega ibiganza ngo ngwinume ahubwo wakabikoze batanabivuze ometa bonefai kukuwiteka kubaho kwawe ni ukugize Imana ihimbazwe Imana ishimwe ese waza tugafatanya kubaka ngiye gusoreza hano Imana y'amahoro ibaho umugisha ese waza tugafatikanya kubaka Yesu aguha umugisha ese waza birahari Imana yakoze washingiraho nagikubwiye ngo uyihe byose nandwi kubwiye ngo uteruye bira byose ubiyihe byihorere rwose wiyibiha byose ariko wayibwira ngo cyagiye nanjye naho nari ifite wo kuba wamrambaniye nago wankojeje isoni nubwo waba utarahagira wayibwira ngo byibuza mbaye muri uyu mujyi undihira icyo wankoreye kirakomeye Mana ntago nakwirengagiza abandi bakora muririmbye ritse kuri mbaravuga ngo sinzicara abandi babiba nkanjye nzabiba nkabo ubwo bazaba basarura haleluya nanjye sarure nkabo nibyo warakoze ariko uyu munsi kubukiriho nabwo uracyakeneye gukora impamvu Imana yakongera iminsi yo kubaho no kugira ngo tunganye bidatunganije Yesu nabaho umugisha bazane mikrofone duhereza abangaba twigendere Imana ibaho umugisha iyendere ugihari waza tukaba turimo gukora karibu ikinyongera iminsi yo kubaho hanze ibihumbi 10 sideni nibame kode bamuhereze kode ese ubu mwako uwima Imana ubure n'amashyi basi ngo dusabire umuntu umugisha Imana imuyici Imana iravuze ngo ikongera iminsi yo kubaho ni kwivuze ikongere umva bari bagutanze ariko Imana ikongereye iminsi yo kubaho kabiri Imana ikurindiye amaguru kujya ugenda nk'ikimuga irambwiye ngo ibyo bagutanze Imana ibitesheje agaciro kuko saha gusa hari n'ahandi uzakora niko Imana ivuze baguhereze kode twagiye haleluya amen haleluya amen haleluya amen nanjye shingiye imirimo Imana yankoreye Imana yandinze byinshi kera ege nigeze naritandi boyi manuka twari turi kwimura umuntu kuri abantu bimura abantu manuka hejuru sinzi kuntu byagenze namanutse hejuru cyane namanuka nikaraga hasi hari amapave niyo nari kubanzaho umutwe sinzi nk'Imana yabikoze mbafashe icyuma cy'imodoka nguye mpagaze haleluya icyo gihe naye guhita apfa je nanjye shingiye imirimo y'Imana yankoreye Imana yankoreye byinshi yamporeye byinshi cyane yamaye perime yamaye ibintu byinshi none uku kwezi nzatanga 50 murakoze twakomeye ariko nyabo ubure n'amashima ubure n'amashyi mwazana ikibo cy'inyubako nago bigeze bakibona hari abantu bagikeneye haleluya niki cyo hagati gikoreho nyirebe ntuze we nukoma niki ngiki ari abantu bari mu iteraniro bumva bakitangira bakigendera batanavuze ukomereze mahungaho dukore karibu haleluya Imana iguha umugisha mana haleluya amen ushingiye ku by'Imana yangoreye nanjye sinavira aho ngaho ndabona ko Imana yangoreye ibikomeye cyane nanjye nzatanga umufuko wa sima nzawuzana aha ngaha ku munsi wa gatatu Imana irambwe ngo ikurinze kubagwa mu nda ukagwa kwiseta bari bagiye kuzakubaga ariko Imana irambwe ngo irakwimanye ari indwara igukijije muri wowe haleluya amen Yesu ashimwe Imana ibaho umugisha kandi n'abari kuzi umuntu ageze ambwira ngo nzapfa ntabyaye
birambabaza ngira Imana ngo IREMBO RYERA TV